nyina sura muzi tawe nzi none yego avuga ninde uri kwitangishwa gift hano yaje se niba yaje mu munsi amurenge yawe ambwira ikintu mpfa nawe ku buryo amanuza amavideo ye yose yuzuyemo gashumba ko ntarakuvuga wa mugore we niba uri na hano ntago ndi gutukana ko ntarakuvuga ndagukoraho ubu mbaze iki mana yanjye sundo ndacyagiye gusenga we Gashumba twigire gusenga sheri umusatsi w'imbere awushize hehe naho ngaho ugera bo barangegera umusatsi ugera mu gihe eri ngwino mfashe ariko mureke mbabwire umuntu nakageza ngo agukandagire ukomeze umwihorere mureke mbabwire ngiye kuri uriya mujeska Karina nubwo abantu bavuze ngo ndamuharaye ngo turahararanye ngo tuzashwana ngo nibiki itsoke abantu barashwana uriya mugore ngiye ubwa mbere ngirana ibibazo na Shakira murabyibuka igihe hazaga ikibazo cya Shakira na Rusutiye simbe wa kanyesi Sheila urumva uriya mudamu yaje muri inbox ya ntago yaranzi ntago nari muzi pe arambwira ati byihorere reka gushwana reka guserera pe niyo mpamvu buriya kiriya gihe cya mbere cyose niyo mpamvu nanyuzagamo ukabona nyine uriya mugore ntago muzi kandi uriya Karina njye ntago aranyiyereka nabi aho nanyiyereka nabi urumva uriya mudamu akaza mu inbox kandi yashaka kuko nawe ntuvuge nabi bihorere agakomeza ambwira mbihorere yeza ndavuga ariko nkajya numva uriya ntuze uriya menkanyari ari gusubiza nde akajya avuga ngo nuze ngo uriya Karimu ngo ni injiji ngo kubanga posting umugabo we noneho nkumva ikibazo kiri hehe niba uwawe umuhisha ikibazo kiri hehe waretse ababishoboye bakabikora bagashumba gashumba gusa kuri TikTok. Thank you ngo ushaka ukuntu nigira akana keza ngiye gusubiza abantu kuri bitarigira nk'akana keza byahebye ukajya aho abantu bose baragiye mumbwire nisanzure kandi mu by'ukuri shamba mbafera urya umenya ko rwose ninjya ngusuhuza neza nibombokereje ngo jamba mufera uri parking yigo sheri nangiye kurya ibya saa sita urumva uriya muntu uze nangize ngo baraduhinduriye umva mumbwira ahantu twari tugeze ntabwo nibuka ahantu twari tugeze nambere umuntu mubi ariko umva mbabwire ariko se ubundi ntuze uriya Shakira we ntiyari muzima Shakira ntabwo yari umuntu muzima nawe yampindutse mu minota Jessica Karim urumva ufitwe ibinwa bibi ndabizi sheri kanze bisiga Karabaye bisiga ubundi ibyo biba byaba bibi neza ako abantu b'ibiro no bihanda babaye bate hasi gucya none azga abantu b'imihanda babaye bate we nta kibazo reka umva mbabwire hari igihe umuntu abanira undi nabi ariko wowe wenda akazakubanira neza nta kibazo reka dutegereze kandi byose niko muri hano muzabibona ugamwe hano rwose urumva Jessica arambye ne bakurekera tufite ibintu urumva Jessica arambye ati uramenye wisubiranya na bariya rwose bareke niyo mpamvu mwabonye ya ntambara ya mbere irahosha irarangira
ndavuga ati ariko ubundi uyu mudamu ndakomeza ndavuga ati reka mbanze mukurikirane nawe ubwe nkurikirane na bariya bandi mumbabare mumbwire uriya mudamu yari yatukana uretse kwanga abantu. Thank you bazina. Urumva nkakomeza mwumvira ndamwumvira ngeze aho ndavuga ati ndazigusabuye rwose ibintu byo gukomeza nkumvira bakanyaho bakangira igicupuri bakangira ikikorye bakangira iki buri munsi ngo wararushye ngo urindushye nibaza nararushye njye naruhiye kwande hari umuntu nsaba hari umuntu ngabuza narushye gute hari ubwo nakwaka amafaranga y'inzu hari ubwo nagira iki ariko nanone nkomeza ya nama ye ndamwihorera uraminkanyari ndamwihorera ubwo ndi gusubiza abantu banjye baba batazi ngo byaturutse ngo umuntu ajye gutukana kuri ya reka hari abantu baba batabizi bakubona bakavuga ngo Yesu ngo kuse buriya ngo ni wundi twabonaga ndabyihorera ndavuga teka nkomeze inama uriya Jessica Karimu yampaye inama ndayikomeza ako ntago ari we wenyine Natasha arambwiye ati ceceka reka gusubizanya n'abantu Natasha gahuyo ndamwumvira haza teta nayisi we nibisanzwe rwose arambwiye tumva umindura byagenze gute nuko nguko ndi kubisobanura noze teta nayisi aranyandika cyangwa ati gashu witukana numva nabyo nta kintu bitwa ndabyihorera pe ndabyihora gutukana mbivaho hano hose akamwe ati witukana ndabyihora pe abantu mwese mwarabibonaga umugore akomeza aranshotora bigeze aho ngaho ndavuga ko se umuntu ukomeza anshotora reka muboroke aho kugira ngo njyewe urumva aho kugira ngo ajye avuga numva ibyo avuga noneho ndeyakitinge nabi musubize kambyihoreye mwihorere ndagenda muboroka njya muri ntuze zanjye rwose ndakomeza ndenjoyinga content zanjye ndiganira nta content rega ngira njye mba ndi kuganira tu teta street ari hano tukamuzamura urumva teta okamu tugiye kunuka kugabuza ngo wakimyira nzi wanyigize wazi ko ntafata uri gusa neza se wampaye 100 we muganga urakunzwe boro umva nimba ukunzwe byibuha niba ukunze byibuha boro mva boro oya nta kindi namukundiye ndi kubasobanura nyine abantu benshi ninde unutse ngo ndubutuna urumva sinongera kuvuga tubwire noneho uriya Mukarimu abantu bari gukomeza muvuga ngo turahararanye sinjya mparara njyewe ikintu namukunde ntabwo yaranzi nk'uko nguko nyine umuntu aza kuri TikTok nyine atazi abantu benshi ababona gutyo ukagira bamwe baza kukugira inama ngo reka ibi abandi nabo bakakubwira ngo bireke abandi bakakubwira ngo komeza abo ibyo bintu mujya mubibona iyo habaye intambara noneho uriya Mukarimu araza niwe muntu wa mbere nshwana na Rusuti wambwiye ati mbabarira ureke gusubiranya na bari abantu mbabarira ubwo ibya mama minkanyari byawe bitarazamo arambwiye ati ntugasubiranye n'abantu komeza ibyawe ubyihore ugire nkaho utabibonye ndavuga ati ariko uyu muntu uza kukugira inama yo kureka ibintu burya ni muzima umuntu uza kugira inama yo kutaza hano kwasama kuri iyi mihanda aba ari muzima pe ndamwumvira ntago nakomeje nawe mukurikirana ariko najya mukurikirana nkabona nta bintu by'ibitutsi ajyamo ariko ndabyihorera murabyibuka ko twongeye tukajya tuganira bose ibintu birarangira ejo bundi rero nanone minkanyara anyatatse nanone uriya Mukarimu akurikiye ntago ari Karimu nyine waje kumbwira ndeke gusubiranya na minkanyara ngo ndeke kugira icyo oya Karimu na gahuye ndumva yarabimbwiye ambwa ati reka gutongana biveho urumva nanuze na batetana abantu benshi baje barambwira ati ntukajye usubiranya n'abantu niba umuntu yagututse ukaba wumva nyine ugeze mwihorere ubwo birongera biba inshuro ya kabiri birandura birongera bigaruka inshuro ya kabiri ariyo y'ejo bundi twari dutangiye nyine turi guserera ubwo tugiyeho nanone intambara irongera iravuka iturutse kuri ya video nakoze intambara iravuka mw'abantu mwe abantu munkurikirana biza benshi muri hano ni muri kugenda mureba uduce bagiye bakata turi gutongana pe turi gutukana nago ndi kubiseguraho naratukanye nundi uzantuka nzamutuka kubera ko iyo ukomeje uzabage gashu umva uzabage
ariko nuzajya umenya ko hari ahantu ufite ikosa usaba imbabazi, ako nubona hari ahantu udafite amakosa Ninde hano? uhagarara numva ubwo aho ngaho nyine minkanya akomeza azamukira kuri iyo video, arazamuka ako nanone Karimo aragaruka arambwira ati nabyumvise rwose mbabara ubu waboroke nagarawangira inama ko boroka, yarambwira ati bihorere n'ubundi nyine ubwo ya ntambara ya mbere barayigaruye, wowe byihorere bivemo. Ndabyihorera ndavuga ariko urabizi reka mu boroke uko ngiye nkomeza kumva minkanya ari kumvuga ntabwo noroshye pe, iyo nkomeza kumva ari kumvuga nayo bugaruke nkajya musubiriza muri video zanjye muboroka mfite amahoro ninabona ko utu dutama ndagenda ndabyibuha ndashisha. Ubwo mu minsi mikeya njya kuri pano hariya nyine mwasanze turi gutonganira ngo kwa Simba Kunda, ndi kuri pano ya Simba Kunda turi kuvuga ibintu nzanye inkuru z'abariya teta ntago anywa Primus se teta rayo nasajya bihakana, urumva abaje kuri pano ya Simba Kunda abarambonye ambonye baramuzamura nyine tugira ngo tugiye kuganira bisanzwe, ego mana yanjye abaratangiye arantutse boro ndavuga ariko rero akanono nagasuzuguro burya uzitonde